nta marira nabonye atahoza, nta gahinda nabonye atamara, nta gikomere na kimwe atomora, nukuri Yesu arashoboye. Icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Nawe dufatanye kumushima, Yesu arashoboye. Abantu mufite abana bashaka kumenya kuririmba, n'uwanjye ndibuze kumwandikisha. Nimba gushaka agapapuro. Reka mbasuhuze inshuti zacu abadukurikiye muri hirya no hino ku isi, muhabwe umugisha n'Imana. Uyu mwanya ndanezerewe kuba ndi kumwe namwe, nk'ibisanzwe Ndikuzo Emi, shimye Imana ko turi kumwe muri uyu mwanya. Ntabwo ndi njyenyine, ndaza kuba mfite umutumirwa, turi mu kiganiro cyitwa umuhanzi n'ubuhanzi. Hanyuma nkwibutse ko hano ni ku IHUMURE TV. Nugera ku IHUMURE TV ukore subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo abadukurikiye hirya no hino murusheho kugenda musangira ibiganiro, kuko turimo turubaka ubwami bw'Imana. Uyu munsi wasanga ari twihagurukije kugira ngo twubake uyu munsi uri kutureba. Ejo hari undi uzubaka, n'ejo hashize hari undi wubatse. Ntabwo ni njyenyine rero, mfite umutumirwa, ndamukunda cyane. Hanyuma usibye no kuba mukunda cyane njyenyine, nawe uri buze kumukunda, wasanga uno muzi, nawe uri buze kumukunda. Hanyuma wenda bari ku buhanga bw'ibyuma banyemerere tumwakire. Murakoze. Amazina yawe kugira ngo abantu bagukurikiye bakumenye. Amazina ni Mucyowera Jessica. Mucyowera Jessica, uyu munsi uri umumama, uri umukobwa? Mama w'abana 3. Okay, abadukurikiye muri uyu mwanya nimwibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comment, kubera ko umutumirwa mwamubonye. Niba bikore. Kera bajyaga bambwira ngo turasa. Ushobora kuba ari byo, ndaza kwitegereza neza. Yes, ngira umugisha wo kubana namwe. Abadukurikiye n'abakuzi n'abakunzi bawe bazi ko uri umuririmbyi mwiza. So nanjye nifuzaga kubimenya, ubundi ko kuri umuririmbyi. Yego. Indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Wow, ni umuririmbyi uririmba indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, ntabwo ari zo muri boîte. Tugira umugisha rero kuba turi kumwe uyu munsi kugira ngo tuze kugira byinshi twibaza. Ubundi mwatangiye kuririmba ryari? Rero namenye ubwenge nisanga ati kuririmba ntabwo namenya ngo ni imyaka ingahe, ariko wenda mu myaka nk'itatu mpamya ko aribwo byagaragaye. Uri umunaziri? Yego. Ni umwana wo mu batambyi, yavukiye mu batambyi, ayakurira mu batambyi. Tugira umugisha wo kubana nawe uyu mwanya. Utubwiye ko wisanze mu myaka 4 aribwo utangiye kuririmba, birumvikana wabaga muri Sunday school. Wenda watubwira amatsinda waririmbyemo mbere yuko wenda uza kwaguka? Nari ntuye Rwamagana, nkaririmba muri korali nyine ya Sunday school y'abana yaho. Hanyuma nkuze nshukirizwa mu rubyiruko yitwa korali Umunezero, n'ubiracyahari Rwamagana. Hanyuma tumaze gukura kandi njya mu yitwa Abavugizi b'Ukuri, ariko naziririmbaga ari ebyiri. Abavugizi b'Ukuri niyo ngiyo Umunezero. Hanyuma nje Kigali nibwo navuyeyo nza kwiga, nyuma ndangije secondaire mutangira muri Injili Bora. Injili ni groupe izwi, ni korali izwi, irimo indirimbo nyinshi ndetse zikunzwe, twese turayikunda. Rekana n'abasuhuza abadukurikiye bo muri Injili. Murakoze cyane. Harimo n'umutoza mwiza. Yongeyeho ngo mwiza kuko aramuzi cyane, hari byinshi ajya mugarukaho. Hanyuma ugeze muri Injili utangiye kuririmba, uracyari umukobwa icyo gihe? Yego. Hanyuma watubwira nk'indirimbo imwe muri Injili wenda abantu bari bakumenyeho? Muri Injili Bora indirimbo abantu bamenyeho ni Ndabihamya kuri Imana. Ndabihamya? Ndayizi harya? Cyane. Abadukurikiye batayizi? Ndabihamya kuri Imana, ibyo ukora byose Mana
ndabyemeza. Oh, haleluya, 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 haleluya. Wow, ndafashijwe. Oh, Imana ishimwe. Harimo igitero gikomeye kitajya kimbura mu mutwe. Wenda tuzagirirwa umugisha. Iyi ndirimbo ninde wayanditse? Ni jewe. Wayanditse wowe? Oh. Kubera iki wanditse indirimbo? Indirimbo nanditse ndi mu bihe bisa nkaho bitanejeje. Nari nabuze minerval njyana muri kaminuza, hanyuma nditotomba ndafase kubera iki Imana itampaye uburyo kugira ngo nkomeze nige. Hanyuma nyuma ndigarura ndavuga ngo hari abo twatangiranye uyu munsi batari barangije byibura na segonderi. Ndisubira ndavuga ngo uri Imana mu bihe byiza n'ibibi. Nize ntize ndwaye cyangwa ndi muzima, nkubashye nkakiranuka cyangwa se nkabyihorera nka umupagani, wowe nta kigukuraho kwitwa Imana. Ibihumeka byose bishima Uwiteka, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Wow. Bivuze ngo naho amasho yashyira mu biraro. Aya ni amagambo menshi yakunze kugaruka muri iyi ndirimbo. Ndaza kuyikumvisha mu kanya nidusoza ikiganiro. Hanyuma utangiriye kuri iyi ndirimbo, ntekereza ko hari abantu bakunze kumenya uri muri Injili Bora, ariko uvuze ko harimo umutoza. Niwe wagutozaga icyo gihe? Urumva ngeze muri Injili Bora namusanzemo ari umutoza wa korali Injili Bora. Twahise dukomezanya nanjye akantuza mu bandi baririmbyi. Mu biganiro twagiranye n'abandi bantu benshi batandukanye, abasore, inkumi, abamama, abapapa, bakunze kuvuga ubuhanga bwawe. Tuzi ko hari ishuri rya muzika riri ku Nyundo n'andi mashuri ya muzike mu Rwanda. Wowe ko bakurata ubutwari cyane mu kuririmba n'ubuhanga, ni irihe shuri waciyemo muri aya ngaya? Ni ry'Imana. Ntaryo mu by'ukuri amashuri y'umuziki ayo ngayo ku Nyundo naranabyifuje, ariko sinabonye amahirwe yabyo. Ndetse ko ubu ngubu mbiteganya uzabyiga. Hanyuma rero ubu ngubu ntaryo nize, uretse nyine kugenda mpura n'abatoza nk'uko mu matsinda, ukagira ibintu twunguka nyine, ariko ntago navuga ngo nagiye mu ishuri ndiga. Arimo arateganya kuba yakongera ubumenyi kubwo afite, ariko benshi baramukunda, benshi baragukunda, bavuga ko ufite ubuhanga mu kuririmba. Sinzi wenda ibyo uzajya kwiga, wenda tuzagira amatsiko yo kumenya nuva ku ishuri ibyo wazanye. Hanyuma muri Injili Bora ni iki kintu wumvishe cyagushimishije umaze kugera muri iyi korali cyangwa se muri iri tsinda? Maze kugera muri iri tsinda rero, ubundi mbere nandikaga indirimbo zikaba mu ikaye, ariko ngeze muri Injili Bora nandikaga indirimbo noneho tukaziririmba zigasohoka. Byanteye imbaraga cyane gukomeza kwandika. Nyuma y'uko ubonye n'ingi yikunzwe, n'izindi zose nagendaga nandika zose zarakundwaga cyane. Hanyuma uyu munsi amakuru mfite nuko watangiye noneho no kuririmba ku giti cyawe, cyangwa se wenyine atari ukuri kumwe na ririya tsinda ryose. Iki gitekerezo cyaje gite, cyaje ryari, ari uko umaze gushaka se cyangwa cyari urabona gifite mbere? Yego, kuririmba nakubwiye ko nakuze byisangamo, rero ndabikunda. Maze kubibona naje gusanga ari impano nziza Imana yampaye, ndavuga ngomba kubikora nkazabiraga abana banjye. Rero urumva ntago waraga abana ikintu kiri mu itsinda mbabwire ngo baraze kuzakora ibintu biri muri Injili Bora. Kuba byabaye ngombwa ko ntekereza kuzabikora nkanjye kugira ngo nzabereke ngo nuko nguko kandi muzabisigarane mu bikore muri uyu murongo. Rero narabitekereje kandi mbitekereza mbere yuko nubaka, ariko mbona kubikora ntarubaka nanone harimo imbogamizi. Nanzura ko nzabikora maze kubaka. Rero ubu maze imyaka 5 nubatse nabyinjiyemo. Mu myaka 5 amaze yubatse rero yahise yinjira mu muhamagaro we, hanyuma atangira kuririmba. Twakwifuza kumenya imwe mu ndirimbo zawe zo ku ruhande rwa Injili Bora. Imwe gusa? Oya, ni nyinshi turabizi, ariko byibuze tukumve mu ijwi, nta wundi muntu wo ku ruhande tubikesha usibye wowe. Nkuzaniye amashimwe urayakwiriye, ndahamanya n'umutima wanjye ko ari wowe ukwiriye,
oya nta kizaguhindura uzahora uri Imana yanjye iteka oya nta kizaguhindura uzahora uri Imana yanjye iteka. wow. Twagize abaririmbyi bakomeye bari ku isi mu bihugu bitandukanye bikomeye. Mucyowera arimo arategura igiterane gikomeye ku isi. Nzaba mpari nawe uzaba uhari. Hanyuma iyi ni imwe mu ndirimbo zawe inakunzwe muri iyi minsi. Reka mvuge ngo iri hiti nkurikije uko ndimo ndayumva mu matwi yanjye. Nanjye ubwanjye itanciyeho. Nanjye ubwanjye sinjya nayumvishe ibyo naba ndimo byose. Nkibaza wenda umaze gukora indirimbo zingahe zitwa izawe zitari muri groupe? Enye nizo zimaze gusohoka. Yego. Enye. Ni video ni audio? Video ni imwe. Video ni imwe. Uyu munsi wazishaka usibye kuzumva kuri radio cyangwa se kuri IHUMURE TV nko kuzitambukije yazikura he? YouTube Mucyowera Jessica ziriho zose. Yes. Mucyowera Jessica. Hanyuma iyo hageze ahita akora subscribe like ndetse na comment. Ni ngombwa mukazisangiza kugira ngo benshi bazimenye. Hanyuma urugendo rwawe rwo kuririmba urwinjiyemo, nagira ngo nze kwibaza niki kintu cyagukomereye utangiye kwikorana wenyine ku giti cyawe ku ruhande? Ntangiye kwikorana rero nkanjye njyenyine hamya ko nta kintu gikomeye nari nahura nacyo. Biracyari amahoro, sinzi nimba hari ikizanabaho. Biranyoroheye cyane kurusha igihe nari ndi mu itsinda, kuko mbona ubu ndacyari mu itsinda, ariko urumva mu itsinda ukora indirimbo bisaba ngo ugende ujye kwigisha abantu bangahe indirimbo, ariko ubu ngubu indirimbo iraza njyenyine nicaye nkahita nyirikodinga muri telefone, nabona ubushobozi nkajya muri studio. Rero kugeza ubu navuga ko wenda ikinkomerera hari igihe nyihimba simite mbona ubushobozi bwo guhita njya muri studio, ariko ubundi buryo bwo kwandika kuyisubiramo neza ngo nyinonosore ni amahoro ubu ngubu nta kibazo. Birumvikana wenda utangiye guca muri ibi binagufasha no kugira ngo umenye nuko ugenda ukora izi ndirimbo, ariko wenda tutarajyana no ku musozo w'uyu munsi w'iki kiganiro ndajyanze kwibaza ikintu gikomeye. Kubera iki ubundi utekereza kuzajya mu muziki kandi ufite ubuhanga ukaba utekereza kuzajya mu ishuri? Mu ishuri ubuhanga se njye ntabwo ndabona mfite bungana n'ubwo nifuza. Kandi ikindi buriya ishaka gukora ibintu nk'umwuga ugomba kuba ufite ikigaragaza ko ufite ubumenyi bwabyo. Ubu ngubu rero kuvuga ngo ndabizi ariko nta kigaragaza ko mbizi, hari igihe byangora nshatse kubyigisha abantu, hari igihe byangora, hari aho nyine nshobora kutinjira kubera ko ntacyo mfite kigaragaza ko ibyo bintu mbizi koko. Niyo mpamvu rero nshaka icyemeza ko ibyo bintu mbizi. Ariko watubwiye ko ushaka kuzaraga abana bawe. Ese wowe birazwe nande? Byaturutse he? Byavuye kuri nde? Numva bambwira ko byavuye kuri mama, ariko iyo ndebye koko na nyogokuru byana mama nawe mba mbona bifite n'abasaza banye, mbese mbona ari ibintu byo muri famiye. Byaturutse iyo ngiyo kwa nyogokuru byana mama biza kwa mama, muri famiye kwa mama biriyo cyane. Wow, bararirimba? Ufite abavandimwe baririmba? Yego. Ariko ntago bazwi ko bataza ngo baririmba bose nyine usanga bafite impano. Ko ndibuka ko hari igihe papa yatwicazaga buri wese akarimba indirimbo yahimbye nshyashya, buri wese akarimbiye, ugasanga turi kubaza ni iyihe nziza. Niyo mikino twakinaga. Barakijijwe nabo? Yego. Ni abakobwa n'abahungu? Ni abasore. Niwe mukobwa wavuyemo wenyine? Umukobwa ni muto cyane. Muto? Ntago aragera. Uracyafite mama na papa? Oya, mfite papa gusa na mama muto. Okay. Sorry. Nabyo ni sawa. Turabishimira Imana uko biri. Hanyuma uyu munsi umuterankunga ukomeye ninde? Ni ikihe kigo kigutera inkunga kugira ngo ubugize aho ugera uyu munsi? Umutwaro wanjye ni umuterankunga ukomeye kugeza ubu. Muzehe reka twongere tugushimire cyane. Kora akazi katoroshye. Hanyuma tukibaza none wenda dusa n'abagera ku musozo nyirizina, hari abakunzi benshi wari ufite, abo wari uzi, abo utaruzi, uyu munsi umaze kubona ugeze ku rugero?
kurikije abagukunda babikwereka kuko uyu munsi niba wavuze channel yawe byanze bikunze abantu bayiriho bayikurikira biraza kukwereka rero urwego ugezeho ubibona gute noneho aho bigeze birazamuka umunsi ku munsi navuga ko byantunguye shobundi nyine nasohoye indirimbo imaze iminsi mike ariko igeze nyine ku rugero rwiza byarantunguye kubona abantu bashobora kubikurikirana kuri rwa rwego kubona abantu bari kwishimira indirimbo bakayisubiramo ukabona bari kohereza udukava byarantunguye kuvuga ko abantu nyine banyakiriye gutya kandi bari bamenyereye mu itsinda rero biri ku rugero rwiza ndi kubona birimo bizamuka banzu bashimire mbere ko nkomeza ndabashimiye cyane abakunzi banjye abakurikirana ibihangano byanjye abashyigikira mu buryo bwose abansengera baranyandikira bakabimbwira turagusengera Imana ibaha umugisha ubu nanjye nshobora kujya kuri channel yawe nonaha abadukurikiye natangiye kujya kuri channel ye nanjye ari byo natangiye kubona birumvikana ko abakunzi barimo baraza ari benshi kandi mukomeze mwiyongere ariko noneho biraza kuguha mbaraga ki zo gukora noneho kavuga uti imbere yari indirimbo imwe ziriyongera zibenye uyu munsi noneho duhe ishusho y'uko ugiye gukora noneho uretse kumpa imbaraga biri kumpa na devoir biri kumpa umukoro ukomeye cyane kuko urumva ntago waba wabwiye umuntu ngo ngwino aha nzajya nkuhibi noneho ngo amara igihe nta kintu uri kumuha biri kumpa nyine umukoro wo gukomeza kugira ibyo nkora kandi nzakomeza kubikora. Okay, hanyuma abakunzi mwese ba Jessica mukomeze mumukunde mukomeze kumuzamurira icyizere hari byinshi agiye kuturemera muri iyi minsi agiye kuturemera. Okay, indirimbo yawe imwe twayumvishe yanakizagahindura uzahora urimo yitwa nguki? Jehova Adonai. Ni nayo muri iyi minsi isa naho ari nshyashya. Nshyashya ni Yesu arashoboye. Urakoze cyane. Yesu arashoboye rero ni indirimbo nahoze ndeba mu kanya maze icyumweru kimwe imaze kugira views hafi 47,000. Ni indirimbo iri kwihuta cyane muri iki cyumweru yadutunguye agiye kuyitunyuramo mu magambo make mbere yo ko murekura. Murakoze cyane. Nta marira nabonye atahoza nta gahinda nabonye atamara nta gikomere nta kimwe atomora nukuri Yesu arashoboye icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye nawe dufatanye kumushima Yesu arashoboye. Abantu mufite abana bashaka kumenya kuririmba n'uwanjye ndibuze kumwandikisha nimba gushaka agapapuro. Okay, nge narikuzo Emi twari kumwe na Jessica Mucyowera. Abakunzi bawe hari icyo babwira, hari ubutumwa ufite? Ndabakunda cyane dukomeze gukiranuka kubera ko nyuma y'ibi byose hari ubugingo buhoraho Kristo azatugenera kandi azabuguha kubera ko wizeye cyangwa se wakomeje kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Gukizwa niko batwigishije ngo nukubyizeza umutima ukabizatuza umunwa, rero tujye duhora tubikora kugira ngo duhore dukizwa. Na nyuma y'indirimbo aranabwirije burya rwose aranabwirije. Hari ubutumwa bwinshi bwanyu njya nakira bambwira ko bamukunda cyane, baboneyeho rero kubiza kubimubwira, muze mubimwandikira bimubwire. Murakoze cyane. Cyari ikiganiro umuhanzi n'ubuhanzi. Nge narikuzo Emi ibisanzwe ku IHUMURE TV. Nuhagera ukore subscribe, like ndetse wibuke gusangiza inshuti zidukurikira umunsi ku wundi ibiganiro tubagezaho. Hanyuma Imana ibamugisha. Dushimira abadufashe ku majwi n'amashusho kugira ngo bize kubageraho neza. Bye.